genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambire gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe kwakundi ubundi wakana ko mu jisho nkagira isoni ibyo bintu narabikomeje uramutse twishyura inzu twazajya ubura ahantu haza ukarara none se wavutse ku giti umva mana ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi shiri birabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ubu rero ngiye kubereka uko intama zambara ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndaza n'iy'icyuma reka nze mbereke uko intama zambara ishobora byose we noneho ndagira nte kobwa ndakwica noneho mva ko bavuga ngo iki rubere wageze mu nzi wanjye gute koko noneho ko ngiye kukwicira aha ngaha ni kobwa rwose wambwiye ngo ninde rubere aho barizwa ntuhazi ntuzi ko udakuba kure ngura muryango kobwa avuga mwari muri gupanga iki reka nkubwire ko ubu ngukubitira imbere y'umushumba rubere ushobora kunsobanurira ikintu wari kuvuga n'umukobwa wanjye ngiye nta kintu harya ngo wabonye akazi ugiye kujya i Kigali none utangiye gusiga unjagajagiye inzu reka nze gusohore sasa ushobora gusohoka ndavuze ngo sohokera mu nzu kobwa we turasigara sohoka sohoka turumbuka agenda fana sohokera mu nzu padre uraho karo uraho neza ni amahoro reka amata by'aya mavuta usikora ari kuguhamagara ni byiza cyane wanshakiraga amahoro se ni amahoro yakoze nta muco nta n'ikinyabupfura iwanyu bakwigishije ku buryo umuntu yaguha ukibagirwa no kumushimira ninde wagize cyangwa se shasi mushimiye ye ubushize ntabwo nakugura ikarita ugiye guhamagara mwarimu izuba rikaba ritarakwiciye hanze none ngo ntacyo nakoze karo wahora n'iki ko nari naragujije bakaba barayishyuye ariko warakoze da ubundi rero ikintu nari nguhamagariye nagira ngo nkubaze igihe ubona mwarimu Mushumba asohoka kuri rogi umukobwa bari bari kumwe wawe warabashije kumenya uwo ari we ese ubundi wabonye uva ujya he nari ngiye gusuhuza inshuti yanjye ikorera hafi muri rogi kuko azi ko muzi nuko aba arampamagaye ubundi se muziranye he ku kazi iwacu ajya haza none se uwo mukobwa bari kumwe wabonye ameze gute waba warabashije kumva izina rye ari muhamagara nabonye ari umukobwa yambaye amarinete yananutse ariko iby'izina rye ntabwo nashoboye kubyumva nzakubareza inshuti yanjye yajyaga ihakora nzakubwira sawa bayi nzaguhamagara nkubaze urakoze cyane kandi nawe urugendo rwiza umukobwa ariko ndakeka ko ari Margo tu kuko ukuntu Karora mumbwiye nzamuhamagare mukange numva muvamo ni Margo tu mana yanjye niko mukobwa ubu rero ndaje noneho turi twembi ni umukobwa na nyina sibyo buriya kubwira rubereti kuriya ntabwo ari iyindi mpamvu ni agahinda nari mfite mu mutima wanjye ngaho nsobanurira rero kuko ibyinshi ntabyumvise se kuko ndahera ariko wabura aho uhera ubu se ndi nyina wundi ibintu ushobora gutinyuka kubwira rubereti utatinyuka kubwira mama wawe ni ibiki mama ntibirebe
Oya ntacyo mbwira ngo uteze amatwi mwana wanjye. Kandi maze iminsi mbona wiyumvira ukaryama ntusinzire. Ni iki kintu kikurubije umutima ko muri iyi minsi? Ngaho mbwiza ukuri. Nshobora kuba nabyumvisha amahushuka. Uwo mugabo ngo byagenze bite harya? Umunsi ko mugabo ashaka ngo uko tuzaryamana. Ariko mana yo mu ijuru, noneho mana dusenga we. Ayiwe. Eko mana ubu iki nicyo nasigariye koko. Mbega agahinda we. Ku myaka yawe ufite ko uwo mugabo ubundi nuwe. Ubundi uwo mugabo mwaje kumenyana mute mwana we? Njye mwalimu akora ku ishuri. Ahakora iki? Ni umwarimu. Hashinzwe iki mu by'ukuri ku ishuri ryawe? Umwalimu. Nuko agira atya kugurira telefone. Agira atya koherereza amafaranga. Niyo? Kobwa mbwiza ukuri ndi nyoko. Mama ariko nakubwiye. Mwana we. Ndabona imvura isa n'ihitutse. Reka tuze gukomeza kuganira mu kanya kari buze. Tuza kuko ndabona utanameze neza, hanyuma ndaza kukugira inama isumba izindi y'icyo twakora. Sibyo? Maze ubutaha ntukagira icyo mpisha. Uzajya umbwiza ukuri ndi nyoko kandi ndagukunda. Sibyo? Ntacyo uzamburana nkiriho. Ibindi turaza kubiganiraho. Reka tujye mu turimo. Kandi utuze wikomereza amasomo yawe. Maze ntukagira agahinda nkiriho. Nzakurwanira ishyaka kandi tuzabaho. Sibyo? Ngaho ihangane. Umugabo ngura telefone. Umpa amafaranga. Natinyuka nkamubwira mama. Yes, hello? Igikundiro. Yego ni igikundiro. Ego. Banyita Teta. Yes, Teta. Hari abantu bambaye nimero yanyu ngo mwigisha umuziki. Yego? Yego. Nta bushiti banjye bazemaye wigishije, nanjye nifuzaga kwiga. Ngo mwambwira ahantu mwigishiriza nkazahagera. Ubu ngubu ubashije kuboneka nari nkiri mu rugo? Aho. Hafi aho rwose Kicukiro. We nuhagera yego ndahita nkurangira nta kibazo. Sawa Mex, buriya ninza kuhagera ndaguhamagara nagira ibintu binyoberamo. Yego murakoze. Sawa. Urakoze nawe. Ugira umunsi mwiza.
Salama karo. Salam bro. Amakuru misipeti yangu. Kabisa. Ko wabuze ba? Mwana kazi maze iminsi nkora njyenyine umukozi twakoranaga yararwaye. Uni kuvuga ngo ukora wenyine. Ni njyenyine nkora mwanya we n'uwanjye ugura byumva na muri. Umuntu wese mu cyakora handi? Ndacyarimo handi kabisa. Okay. Nose ko twaburanye bro. Nkubonye nagushakaga rero burya. Ubwo giye kongura kandi tumaze n'iminsi twarana kubiswe dore ntago baradushyiraho n'ubukaro. Dufite ubukene. Bro. Yo kuta map yangu y'ukura cash. Oya se man ukagiye uvuga gutya. Wallahi umva ama ipinda. Inoti n'ubukene maze iminsi ifite. Mbwira se. Ubuka cya kigabo cyari kumwe nta mukobwa n'amutsari wambaye amarinete umunsi nza kureba ku kazi. Kimeze gite? Kimwe ari ku kigisuri. Ntabwo ndumva kiruta abandi bantu bari barahonga uwo munsi. Ndakibutse. Cyo kigabo cyega kimamagara. Kimbwira ngo nyine ndukore reservation ku cyumba ku kazi gikunda kuhaza byahatari kinini kigije ndakizi sha cyitwa Mushumba rero n'uwamumenye kakire nka none se mapu ni yihe tugomba kubona amafaranga gute se ko nzi ko kiyagira hari umukobwa umaze iminsi aniruka ashaka kumenya umukobwa bahora bagendana ubwo rero ashaka kumenya iki ashaka kumenya umukobwa bahora bagendana ngaho uwo bazana n'uwaye ubishaka ninde umukobwa arashaka kumutwarira umugabo usumba utabyumva imana ni ukuvuga ngo ni umushuti we nyine rimwe aramukurikira yazanaga n'undi akandi kavuga kananutse niwe bazanaga sizi ko gashuti ke uriya ntabwo ari we mushuti uriya ni umuntu yirira ku ruhande yababa wivuga ibyo bintu kandi nzi ko ari abashiri gira vuba tuyakorere imana tujye kuyakorera ugiye guhamagara Mushumba cya kigabo umubwire ko hari umukobwa ugiye kumukoraho inkuru urumva namara kubyumva aragira ubwoba nawe yego ndakumva reka uriya mukobwa amaze iminsi antesha umutwe reka nguhe nomero ze bro ndazikohereje rero reka njye mu rugo nduhukayo gatonya mbone kuza gusubira mu kazi ubwo turabaza kumbwira niba mwavuga nazibonye ngize ahubwo ibyo bitinda umwana wa street njyewe hano ibyo ntubigire ikibazo ndakwizeye kabisa umva tugomba confirm mama Hello boss. Hello? Niwa muhungu wa musore witwale umujyi uza kureba aha hantu. Se ni wowe Charles? Yego. Muraho. Nukuri gusigaye wangana cyane. Ndaguhamagaruka ngano kunyitaba utazi icyo ngushakira koko. Uranshakira iki? Hari umukobwa umaze iminsi ampamagara ngushaka amakuru yawe n'iki uburyo ugera hariya. Azi iminsi nguhamagara ngo mbikubwire. Ntunyitaba. Ubundi se nuwahe? Menya muziranya ahubwo icyo namenye ni kimwe. Arashaka kumenya umukobwa muheruka kuzana cyagiye hano sinzi bimubwiye ariko nicyo ashaka kumenya. Ntago muzi kabisa ahubwo turabona na gute se ngo ubundi tubiganireho. Nta kintu kimpereza mbere waramperezaga kandi urabiza amafaranga nta kintu adakora. Kugira icyo ngo si itegeko. Kuko hari uri mu kazi. Ahubwo ndaza kubibwira shobuja. Ko murwa mugenda musebya abakiriya. Anaje gituma business yihomba. Kakashenzira kankihore. Allo? 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 Allo?
Yes, Teta. Nahise nyibona ko ari yawe. Hano wambwiye se ko nahageze. Wageze? Ndi kubona imbere yanjye hari etaje, imbere aho haparitse imodoka nyinshi n'ibipangu bibiri bisa, ruguru yaho hari igipangu cy'icyatsi kibisi. Naho ngaho. Ntacyo reka nanjye sohoke nze nkurebe. Shaka ufite gahunda kabisa. Sawa. Uraho? Uraho neza. Njyewe gikundiro. Mugiye Teta. Ni karibu Teta. Merci. Uraho? Amakuru y'imisi. Uranyibuka se? Ntabwo nkuzi. Kandi ntabwo unyibuka nanjye wabakiriye uri kumwe na Professeur Mushumba mwaje ahantu nkorera kuri roge. Professeur Mushumba? Nta muntu tuziranye twa Professeur Mushumba. Ngiye se n'ubwa mbere umbonye. Nta n'umuntu twazanye kuri roge kandi uravuze ngo wabonye baje kuri roge. Ubwo nubuze umuntu batwitiranije. Yampaye nyamara ni wowe. Siko nshobora kuba nibeshye wa mugani. Yego wibeshye. Oya ni wowe ariko ndakwibuka. Utangiye byandi by'abahungu bateka mutwe. Ufite amaboko abiri n'amaguru abiri wakuye amaboko mufuga akora ukareka ibintu by'ubuteka mutwe. Sinkubwiye ukangira umusazi kandi ngiye ntakubeshye ndakuzi. Ntacyo impindura umusazi ngire nkaho utanzi gusa reka nkubwize ukuri. Intangi ubwo inkuru ngiye kugiye kimomo igomba kuba abantu bose bagomba kumenya kandi uva nkubwire. No mu binyamakuru zabyumva. Umva se ariko se umva. Hoya dekura muko.